ko iyo umwana akuze neza adafite amarangamutima akomeretse aba n'umukristo mwiza. Niba hari ikintu kigora no kuyobora umukristo wuzuye ibikomere ufite amarangamutima akomeretse birajyana rero bajya bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. So abo bana rero twabahurije hamwe tugerageza uko dushoboye kugira ngo dukore ku marangamutima yabo, kuko buriya kuva ku myaka 3 kugera ku myaka igera muri 6 ingirangingo z'ubwonko bw'umwana ziyubaka 80%. Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza. Tugize umugisha wo kongera kuboneka hano, ni byinshi bitandukanye turi buze kuganira. Ndi kumwe na pasteur, muramubona ahangaha kuri kamera zacu, twifuje kuganira nawe. Rero nawe atwemerere aze kuza kugenda dusubiza mu bibazo tuza kugenda tumubaza. Ndabona ameze nk'utunguwe. Tunguwe n'iki pastor? Tunguwe n'iki? Abanyamakuru ndabazi. Tunguwe n'iki? Ego. Gize bwa ko mfata amajwi byo arimo wumva se? Ego. Mbonye utunguwe neza. Uraho? Amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Amakuru y'imisi. Turashima Imana yiduhaye umwuka wo guhumeka. Yego. Uyu munsi twabagendereye turavuga tuti rero hari ahantu twamenye mwabyutse muvuga muti reka tugende twirirwa ahantu cyangwa se tubyukira ahantu, ariko si mwe nyine nabonye mwaje muri beshi abana ndetse n'abarimu, ariko nkawe waje ubarangaje imbere cyane ndagira ngo tuze kuganira byinshi bitandukanye. Tanyo twibwira. Nitwa Pasteur Alexis Ndayigaya. Yego. Ninjye muyobozi w'iri shami rishinzwe abana yitwa New Kids. Yego. Ni byiza cyane umuntu avuga ati se ndifuza kuzaganira nawe cyangwa se turifuza kuzaganira n'uyu mupasiteri, ariko se nyirizina abantu bashatse nko kuyoboza cyangwa se kukuyoboka ahantu usengera uyoboye itorero. Uretse ko mu rwego twaje mu rwego rw'uburezi, itorero ryo ndi umupasiteri wo mu itorero rya ADEPR. Yego. Mba muri paruwasi yitwa Gatenga. Yego. Ibyo byumvikanye, urakoze cyane. Uyu munsi rero nabonye mwagize igikorwa cyiza cyo gutembereza abana. Iyi gahunda yiswe ngo iki? Tumaze ukwezi. Yego. Turi mu nsanganyamatsiko twise ngo rinda umwana wawe ukurana amarangamutima akomeretse. Iyi nsanganyamatsiko ni insanganyamatsiko tumaze iminsi dukoraho, uretse kuba twaje uno munsi. Uyu wari umunsi wo gusa n'abasoza uko kwezi twihaye. Mu minsi ishize twakoranye amahugurwa n'ababyeyi batandukanye. Hari abo twakoranye b'Imurambi. Yego. Mu murenge wa Gatenga. Abandi twakoranye n'ab'i Nyanza. Yego. Abo mu kagari ka Nyanza muri uwo murenge. Twari dufite insanganyamatsiko yo kurinda umwana amarangamutima akomeretse. Mbere y'uko dutekereza ino nsanganyamatsiko, yego, byatangiye duhuriza abana hamwe. Yego. Hari abo dufite bari Karembure, hari abandi bari Murambi, hari abandi bari hano Nyanza. Aho icyo twakoze muri gahunda ya leta yitwa ICD. Ibyo twabitewe n'urukundo dukunda abana, ariko kandi n'urukundo dukunda igihugu cyacu. Kuko gufata neza abana, kurinda umwana, uba uri mutegura ejo hazaza h'igihugu, h'umuryango ndetse n'itorero. Kuko iyo umwana akuze neza adafite amarangamutima akomeretse aba n'umukristo mwiza. Niba hari ikintu kigora no kuyobora umukristo wuzuye ibikomere ufite amarangamutima akomeretse birajyana rero bajya bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. So abo bana rero twabahurije hamwe, tugerageza uko dushoboye kugira ngo dukore ku marangamutima yabo. Yego. Kuko buriya
kuva ku myaka 3 kugera ku myaka igera muri 6, ingirangingo z'ubwonko bw'umwana ziyubaka 80%. Yego. Iyo turi kumwe n'aba bana muri iki kigero, ngewe mbana n'abana bafite kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 6. Aho nyine aho ngaho niho tuba turwana no kugira ngo turebe ko twarinda aba bana bakurana ubuzima bwiza, kuko umwana agomba kubaho agomba gukura mu bwenge, mu marangamutima, mu mibanire myiza n'abandi. Ibyo ni ibyo tuba tugira ngo turebe ko twarera aba bana muri ubu buryo. Ku kijyanye n'iyi nsanganyamatsiko yo kurinda umwana amarangamutima akomeretse, hari igihe ababyeyi bakomeretsa abana babo cyangwa se bangiza amarangamutima yabo batabizi. Ubundi umwana agomba kurindwa ryari? Umwana akiri mu nda, akiri mu nda umwana ararindwa, akarindwa binyuze muri mama we. Uwo mwana mu nda akeneye urukundo, akeneye guhabwa agaciro, akeneye kwemerwa. Hari abantu bazi ko iyo umwana ari mu nda buriya batumva. Arabomerutse buriya abayumva, arabomerutse kubibwira, ndamubwira nti nunagira ibyago ugatsikira cyangwa se ugahura n'ikintu kiguteye ubwoba cyane, ujye ukora kunda ubwira umwana uti sorry, twari duhuye n'ikibazo ariko Imana iradutabaye. Hari abagira ngo ni amashyengo, ariko umwana atangira kugira ubuzima akiri mu nda ya mama we. Mbonereho kubwira abamama cyangwa se abagabo bafite abagore batwite, ganira n'umwana wakiri mu nda, amenye kuri umubyeyi we, umuhama, umuhekeya, umuha urukundo rwa kibyeyi akiri mu nda. ngo n'uwanjye yumvireho, n'uwawe yumvireho niba atwite. Umwana atangira gukomereka rero akiri mu nda. Hanyuma iyo avutse ni ngombwa ko urinda amarangamutima ye ibikomere. Wenda duhereye kuri aba turi kurera basa naho ari bakuru, ujya kubona ukabona hari ukuntu bakomerekeje amarangamutima ye ku bintu yari afitiye uburenganzira. Hari ibintu umwana afitiye uburenganzira bidasubirwaho, uretse n'iby'amategeko amwemerera, ariko hari ibintu umwana afitiye uburenganzira. Afite uburenganzira bwo kumenya umubyeyi we, umwana afite uburenganzira bwo guhabwa inkingo zose, umwana afite uburenganzira bwo kujyanwa mu ishuri, umwana afite uburenganzira bwo kugaburirwa agahaga. Agahaga. Ariko hari aho ujya kubona ukabona umwana aragiye arashonje, amaze gusonza aragiye afashe ibiryo, amaze gufata ibiryo mama waraje, cyangwa se bikunda gukorwa n'abamama, araje asanze umwana yariye ibiryo kandi yarashonje, ugasanga umwana aramufashe akubise intoki, arazikubise. Hari n'uwo nabonye ariko leta yaramuhannye, yaramufasha acengeza ukuboko kwe mu ziko aramutwika. Uwo mwana azize iki? Agiye gufata ibiryo ashonje, ni uburenganzira bwe kurya akabona amafunguro, hanyuma arabifashe ngo uko abifashe utabimuhaye ngo ubwo ngubwo ikibazo kiravutse, arakubiswe, intoki barazihondaguye zigize imibyimba. Reka n'ibyo, hari n'ibindi umwana afitiye uburenganzira. Umwana afite uburenganzira bwo kuzana abashyitsi mu rugo. None we kubazana, aragiye muri karitsiye ikubitene n'abandi bateranye ivumbi, abana barashoreranye bati tuguherekeze. Arishimye, afite ibyishimo ko abantu bamusuye. Araza, ageze ku marembo, umubyeyi aratutse, arangaje, arirukankanya, abana bakwira imishwaro kandi ari abashyitsi b'umwana. Reka mvuge bike, ibyinshi twagiye tubivuga kandi tuzakomeza kubivuga. Gerageza urebe uburyo urinda umwana wawe amarangamutima akomeretse. Mubyeyi, umwana akeneye kukubonaho ubucuti, mubera inshuti. Mubera inshuti kuva ukimwonsa. Iyo umubyeyi arimo konsa umwana aramureba, bamureba mu maso, mureba mu maso, agaseka, akishima, agashyira urutoki mu kanwa, uzarurume urebe ko azarusubizaho. Umwana akeneye kukubona, kuko iriya imaje arimo arafotora ubumuntu ufite. Ubwo bumuntu ufite nibwo uzamuha. Hari n'igihe umwana aruma ibere rya mama we. Hari igihe umwana aruma ibere rya mama we, akariruma nta bugoma afite,
uyanga murebe si no kumureba umwana afite ibimunezeza, hari n'igihe anezezwa no kubabaza umubyeyi ariko atazi ko ari ukumubabaza, ahubwo yariruma ugahita umukubita ukamuvunira umuheto ukagira gute, ariko azarirume hanyuma nurangiza umurebe umusekere urebe ukuntu azishima, azaseka cyane anezezwe. Murakoze. Twari turi muri iyo nsanganyamatsiko. Nyuma yo kuganira n'ababyeyi twabonye ko ari byiza ko n'abana nubwo ku ishuri tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo banezerwe, bo kugira icyo babura, tubaha ifunguro ku ishuri, tuba tuzi ko iryo funguro tubahaye, igikoma tubaha cya sosoma cyangwa se amata rimwe na rimwe n'uwo mugati tubaha, tuba tuzi ko nta kibazo azagira cy'imirire mibi. Yego, buriya niyo yava ku ishuri akagera mu rugo akabibura, cyane ko hariho ababibura, agerayo akaguma ubuzima bugakomeza kubera cya gikoma n'umugati afata buri munsi ku ishuri. Ikindi iyo ari ku ishuri, iyo arimo akina n'abana n'abandi bana, buriya ubwonko bwe buregerana cyane. Iyo ari muri ya myicungo ku ishuri, iyo bakinaga ubwonko akuza ubwonko cyane, iyo arimo mwirukankana ubwonko akibaza ati ndakamukozaho, undi nawe ati ndamusiga, undi nabureya. Ririya ni isomo riruta kujya kuri tabura akandika imibare. Agatambaro k'umwana kariye, buriya iyo turimo dukinisha ngo agatambaro k'umwana kariye, tuba tuzi icyo dukora, kuko iyo arimo azenguruka barimo abara, barimo yibaza ati ndagakoza kuri nde, undi nawe yiteguye ati nakankoza biragenda gute. Ugasanga iyo yose ni imikino. Agomba gukura mu bwenge, mu marangamutima ye, mu mibanire n'abandi, uyu mwana agakura afite ubuzima bwiza. Yego. Pastor, ibi bintu wenda muba mwakoze byo gutembereza abana ahantu nk'aha ngaha, bakajya koga mu mazi, muri piscine, hari indege zibagurutsa nabonye aha ngaha, ngira ngo benshi barayibona ku mashusho. Hari n'imodoka zizenguruka rwose, ukabona ni ibintu byiza cyane. Hari ibyicundo bicundo, ukabona ni ibintu byiza cyane, bakarya umunyenga. Ese nk'iyo iminsi yicumye ntabwo abana bajya basakuza ngo babishyuze iyi minyenga mu basubizeho byihuse? Iyi minyenga kuyishyuza n'uburenganzira bw'umwana. Yego, mu byo afite uburenganzira birimo, nubwo wenda ubushobozi bw'ababyeyi bidashoboka, ariko kuza hano n'ubushobozi bw'ababyeyi cyangwa ni mwebwe ubwanyu mwitanga mukabaza? Habaho ubufatanye, habaho gufatanya, ubufatanye bw'ababyeyi ndetse n'abarezi n'abandi baterankunga batandukanye, kuko hari abantu bagira umutima wo kuba bafasha, bashyigikira ibikorwa nk'ibi ngibi. Yego. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari ababyeyi wenda usanga bajya bahohotera abana, ugasanga barabakubita, wenda bakubaganye, cyangwa se bagiye gutemera bajyanye n'abandi bana, ugasanga bageze mu rugo barabakubise. Mu by'ukuri mwebwe ku kigo, kino kigo cyanyu, cyangwa se nabonye ari ibigo bitandukanye, ariko ubona ko n'ubundi ntekereza ko ari bamwe. Yego. Ni iki kintu mwabwira abantu bifuza kuzana abana ahangaha, ko nabonye mu batetesha cyane? Kubazana iwacu byo barabazana kuko tugira umugisha wo kubona abana batandukanye, cyane ko dufata abana b'ingeri zose, cyane ariko twebwe twibanda ku bana bakennye. Buriya muri aya ma-ECD nka ririya riri i Nyanza, iri i Murambi, twifuza cyane kwakira abana bakeneye kugirirwa umumaro n'ibyo dukora. Yego. Abana rero baraza, nta nubwo ndibwirirwe mbabwira ngo bazabazane, kuko abana bo bazaza kandi abaje tugira umugisha wo kubabona. Abaje turwana no kugira ngo tubareme nibura mu by'Imana yadushinze. Nubwo ndi pasiteri, ariko mba numva kurera abana ari vocation, ari umuhamagaro wanjye. Hanyuma hamwe rero niyaduhamagaye, iragenda igakora ku mitima y'abakeneye ibyo bikorwa dukora. Hanyuma pastor, ndagira ngo ushimire cyane, kandi abantu nabo wenda bafite abana, ndagira ngo rwose bakagira Imana, rwose bihangane ntibakajya bahohotera abana.
bajya bareba uburyo abandi bana bicunda mu byicundo bishima bajya muri pisine bakokabona ni ibintu byiza cyane. Ushobora kuba wenda udafite ubushobozi bwo kumujyana mu kigo nk'iki ngiki bitewe n'ubushobozi, kuri amafaranga azaba ari menshi. Ntabwo biterwa n'icyo ugiye gukora. Yego, icyo ugiye gukora twebwe tubanza kubara amafaranga, ariko ikintu uremye mu muntu ntabwo wabona agaciro kacyo. Uretse ko tunabonereho gushimira ubuyobozi bwa Bambino. Yego, Bambino bivuga umwana. Bambino ni iki? Sobanura abantu. barahari baraza kubisobanura ba nyir'ubwite, ariko baradushyigikiye, baraduhaye courage, bashyizemo umusanzu wabo ukomeye. Abana batemberera hano ngaha. Yego, bashyizemo umusanzu kwakira abana bangana gutya. Barakoze kutwemerera kudukingurira imiryango. Imana ibaho umugisha. Ntabwo twatanze ibintu birenze cyane. Nibwira ko kubijyanye nuko bakira ubundi umwana umwe, twebwe badushyiriyeho akantu k'inkunga yabo. Yego, tuboneho kubashimira. Imana ibaho umugisha. Turagushimiye cyane kandi dushimiye cyane n'ubuyobozi bw'iki kigo muri rusange, kuko baba batekereje ibintu byiza cyane. Imana ikomeze ibaho umugisha. Amen. Is that the horn? Yes, the horn. Come on, sing along. The horn of the bus goes beep, 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 beep. Kumurongo ntawo siku irwa muze muzazi mukomeze muzimbe miro we bisobanura umwana ni ijambo ry'igitaliyani, ukuvuga ngo buri mwana ubu ni bambino, tukayita bambino supasiti, ukuvuga ngo ni umudugudu w'umwana uwo ari we wose, umwana w'umunyafurika, w'umuzungu, w'injiri, ni umwana uba yitwa, sibyo? Ni umwana. Rero abangaba bamaze gutangira ibitabo byabo kugira ngo tubone
abo bandi ntabanza bambaye amashati imyanya itaruzura utoni hano babura mukoreshe ubuvuzo The mommy? Yes, the mommy! Come on, sing along! The mommy on the bus goes... Train, train, go away! ariko abantu bajya bapamo kugira ngo bajye gukora akazi kabo amapeni ipfaho ngaho igira inyuma kazumingi kariko kubyuka bakagaragara ninde muntu uri bukuri masire
fish. What makes the sound beep? Wait, is that the wiper? No. Is that the wheel? No. Is that the horn? Yes, the horn. Come on, sing along. The horn of the bus goes beep, 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 beep. Baby of the bus goes wah, 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 wah. Baby of the bus goes.
wifotorane na kiriya gitungwa ntabwo nakibonye. Abana barakize rwose bararyoshye. Gapfuye ahubwo aranyweye. Yego murakoze cyane kumpereza uyu mwanya. Yego kugira ngo mvuge nk'umwe mu bahagarariye ababyeyi barerera muri New Kids. Yego turi hano rero mu rwego rwo kugira ngo dusohoze imwe mu migambi twari twariyemeje. Yego mu byo tugomba kuba twageraho. Yego kuko twari twarateguye iki gikorwa. Yego mu rwego rwo kugira ngo turinde abana yego gukurana amarangamutima akomeretse. Tubasuhuze cyane kandi twifurize ibihe byiza. Uyu munsi twatembereye turi hano hitwa Kabuga. Twatembereye ahantu abanyeshuri abana bakiri bato bakunda gukinira cyane bishimye cyane ko rwose umubyeyi wagira gutya akazana umwana we mu bigo nk'ibi ngibi bibatembereza wari umugisha mwinshi. Twaganiye na bamwe mu barimu baba baherekeje abanyeshuri kugira ngo bazane ahantu kwicunda cyangwa se ku bicundo. Haba ari ahantu heza cyane ngira ngo murabibona hari hakurya ko bose bari mu ndege. Ni ibintu byiza cyane. Nawe turakuraritse uzazane abana bawe anwanga. Reka tuganire na mwarimu cyangwa se mwe mu bayobozi komite muri komite nyobozi mu bayoboye bano banyeshuri atubwire byifashe gute imeze gute ese bisaba iki kugira ngo abana baze ahantu ngaha imeze gute. Turakwakiriye. Yego murakoze cyane kumpereza uyu mwanya. Yego kugira ngo mvuge nk'umwe mu bahagarariye
ababyeyi barerera muri New Kids. yego Turi hano rero mu rwego rwo kugira ngo dusohoze imwe mu migambi twari twariyemeje yego mu byo tugomba kuba twageraho, yego kuko twari twarateguye iki gikorwa yego mu rwego rwo kugira ngo turinde abana yego gukurana amarangamutima akomeretse. Bimwe rero mu byo twifuzaga kugira ngo dutegure kuri iyo nsanganyamatsiko, twumvishe tugomba kuza hano Bambino Super City, yego kuko tuzi yuko turi buhasange byinshi mu bishobora gutuma umwana akura neza, yego agakura yumva yuko yitaweho. yego Cyane cyane twahisemo bamwe mu babyeyi yego bagomba kuba bazana nabo, ndetse hazamo n'abarimu, kuko mu rwego rw'uko babona turimo turi gukina nabo, bakabona dufitanye nabo ibihe byiza, kugirana imikino tukaganira, bakajya mu mikino itandukanye. yego Twasanze ari bimwe mu bigomba kubarinda kuba bakura bafite ibikomere, ndetse bakaba babirinda n'abandi kuko baba barakuze neza. yego Kimwe cyo twari twatekereje yuko mu byo bizabafasha ari uko bizatuma babasha kuba ubwabo babasha kugira icyo bita creativity, yego kuko iyo barebye bakitegereza bakabona ibyo bagiye babona hano, bituma mu ntekerezo zabo barushaho kwaguka, ndetse bakumva yuko hari ibyo bagomba kuba bakwigezaho. Ikindi kandi nabo ubwabo kubera yuko bagize umwanya wo gukina, bituma nabo ubwabo badakura bumva yuko ari ba nyamwigendaho, ahubwo bakumva yuko bagomba kuba bagirana n'abandi ubusabane. Ibyo bikaba byagira ingaruka nziza, haba ku giti cyabo, kuri sosiyete, ndetse no kumva yuko bakura bumva yuko bagomba kwiteza imbere, n'igihugu kikaba cyatera imbere. yego biba ari ibintu byiza cyane. Ese iyo ugeze ahantu nk'aha ngaha, wenda mwazanye abanyeshuri gutya, abana mubona babyakira gute? Mu by'ukuri nk'uko byagaragaye, abana bagize amarangamutima, berekanye amarangamutima y'ibyishimo. yego bigaragara yuko bishimye, bigaragara yuko bitaweho. Mbese nk'uko namwe murimo mubibona, abana bafite umunezero mwinshi udasanzwe, ndetse ku buryo babyerekana yuko mbese ibyo ababyeyi babatekerereje kimwe n'ubuyobozi bw'ikigo ari ibintu byiza. Ubundi nyirizina ndagira ngo udusobanure neza iki kigo cyitwa ngo iki? Iki kigo cyitwa New Kids. Yego Ikigo turereramo. Yego icyo murereramo. Yego. Hanyuma ahangaha mwabazanye bahita? Ahangaha hitwa Bambino Super City. Super City ni ahantu ntekereza ko, cyangwa se nanabonye nkitegereza nkabona ko ari ahantu heza cyane. Ese ababyeyi babo baba babizi iyo mwaje ahantu nk'ahangaha? Cyane rwose, niyo mpamvu nakubwiye yuko ndi umwe mu bahagarariye ababyeyi. Ni ukuvuga ngo haba harabanje kubaho inama z'ababyeyi, hanyuma tukabagezaho bimwe mu byo twifuza. Ubwo rero mu byo twari twifuje cyangwa mu igenamigambi ryacu, ni ukuvuga ngo kimwe mu byagezweho ni iki ngiki, kubera yuko ntabwo ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'abayobozi bahagarariye abandi babyeyi bashobora kuba bakora ikintu mbese ababyeyi batazi. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubibona, urabona yuko abana bambaye iniforume, yego, ariko bafite n'ibindi bintu baje bitwaje bitandukanye bahawe n'ababyeyi, ari byo byerekana yuko baje
ababyeyi babo babizi. Yego yego. Mu by'ukuri hari igihe umuntu yavuga ati amafaranga umubyeyi atanze ku bana, wenda afite nk'abana babiri mu rugo, abazanye ku kigo nk'icyo ngicyo cyita ku bana, bakarya bakambara neza ndetse bagakomeza kugirwa n'isuku n'igihe batari mu rugo, ariko n'igihe cyo gutembera kikabaho bakaza ahantu nk'aha ngaha. Ese ntawe uraza ngo avuge uti amafaranga dutanga ni menshi ndetse kandi tubona nta bumenyi bakira, cyangwa se tubona wenda nta bindi bishya biyungura, tubona nta byishimo, nta mubyeyi wabagenderera ngo ababwire ibyo bintu? Ntabwo ibyo ngibyo bishobora kuba byabura. Yego. Kuko ndamutse mbihakanye ubwo ngubwo ntabwo naba uko biri kose meze nk'umuntu ubana na sosiyete. Yego. Muri sosiyete ntabwo bibura abantu baba bagira ibitekerezo biba bigiye bitandukanye, ariko ni nayo mpamvu habaho gutora komite ihagarariye abandi kugira ngo abandi babashe kuba babasobanurira, kandi aho tumariye kubasobanurira tubabwira ibyiza ndetse tubereka n'ibyo tumaze kugeraho, mu by'ukuri ababyeyi bagiye barushaho kubyumva, ndetse ni nayo mpamvu banarekuye n'abana, bikaba ngombwa yuko nabo ubwabo bareba bakirebera, bakabona yuko ibiba byabateguriwe ari ibintu byiza, yuko ni na school fees cyangwa se amafaranga y'ishuri bashobora kuba batanga ataba yabaye imfabusa, kubera ko abana bafite byinshi cyane biyungura, ndetse bikazagira n'ingaruka nziza ku babyeyi babo nk'uko twabivuze. Ubundi hano nibura byakagombye kuba nibura baza rimwe mu gihembwe, kubera yuko abana iyo bavuye hano bakomeza n'ubundi babyishyuza ndetse bakabyishyuza n'ababyeyi bageze mu rugo. Ibyo rero bigatuma ababyeyi babitangamo mbese bashobora kubibaza, bakabibaza ubuyobozi bw'ikigo ndetse na komite ibahagarariye. Ubwo rero uko bagenda babigira mu byifuzo byabo bakaba babitubwira, niko turushaho kugenda mbese dusubiza bimwe mu byifuzo byabo baba bagize. Mbese biterwa na gahunda yapanzwe biturutse ku byifuzo by'abarerera muri New Kids. Twebwe turategura tugakora action plan, hanyuma iyo action plan iyo turangije tuyimurikira ababyeyi, bikaba ngombwa ko habaho inama z'ababyeyi. Ubwo rero nubwo tuba twabiteguye gutyo, ni ukuvuga bishyirwa mu bikorwa, ariko ari uko habanje kubaho gukorana inama n'ababyeyi b'abana, hanyuma bikemezwa. Ubwo ni mu nteko, nabyita ko ari mu nteko rusange. Iyo bimaze kwemezwa rero nibwo bishyirwa mu bikorwa, kubera yuko bose baba babyumva neza. Nibyo birumvikana, ariko bimwe mu mumaro wo kuzana abana nk'aha ngaha, kubera yuko bituma bafunguka mu mutwe, bakaba babasha no kuba babasha kujera amarangamutima yabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo uko umwana akubwiye, ibyo akubwiye ntabwo ari byo uhita ko ukora, ahubwo ubasha kumwumvisha ibiri ngombwa, kuko umwana bitewe n'uburyo yishimye aba yumva yifuza yuko binabaye byiza
yaza n'ejo bundi. Ariko mu rwego rugendanye n'uko umuntu aba yaramumenyereje kujera ayo marangamutima yiwe, ni ukuvuga ngo uramusobanurira ukamubwira yuko turi gutegura igihe bazagirayo, noneho bakajyayo mu gihe kigenwe kandi bakabasha kuba babyumva. Ariko kenshi na kenshi muri rwa rwego rwo gutega amatwi abana, ni ngombwa iyo abivuze ntabwo wita kubikora nk'uko abivuze, na cyane cyane ko batabivugira rimwe, ariko ugenda uhuza ibyo byifuzo by'abana, hanyuma babona bibayeho bakumva yuko ababyeyi babo babatega amatwi, nabo bakazakurana gutega amatwi abandi. Yego, ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu byiza cyane. Ariko se nk'iyo abana batekereje kuza ahangaha, birumvikana barababwira cyangwa se kavuga ati dukumbuye kurya umunyenga, tugatembera hahandi. Ibi mukabyumva cyane iyo mubigejeje ku babyeyi, buri wese arabyakira, cyangwa se mubibabwira wenda n'ababyeyi iyo baje nko mu nama, kumwe mujya mutumira ababyeyi bakaza mu nama y'abanyeshuri, mujya mubabwira ko umwanya nk'uyu nguyu ujya ubaho? Cyane cyane ni nacyo bivuga kurera. Yego, ntabwo uburezi bugarukira ku mwana gusa. Yego, ahubwo ni ukuvuga ngo uko wigisha umwana binafasha n'umubyeyi kurushaho kugira imyumvire mizima. Yego, ari nayo mpamvu ubuyobozi bw'ikigo ndetse bufatanyije n'ubuyobozi birumvikana mu byo iba iteganya cyangwa se itekereza. Tubabwira yuko muri ibi ngibi tuba twajemo nabyo ubwabyo biba bikenewe, ari ngombwa, ndetse tukabasobanurira kuko ntabwo ari ngombwa yuko ugomba gukora ikintu ukagikora nk'umuntu ufatira umubyeyi aho umuhogo utari. Ubwo rero ni nayo mpamvu twebwe turabanza tukabahuriza mu nama, hanyuma tukabyumva kimwe. Iyo tumaze kubyumva kimwe rero, niyo mpamvu nk'uko mubibona twese tuba twabihurijeho kimwe tukabikora. Hanyuma tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, wenda hari umuntu yatekereza akavuga ati ariko se kino kigo ni gikomeye cyane, kugira ngo umwana wabo wenda we bamuzana nk'aha ngaha ntabwo byahenda cyane? Ndavuga ku bigo byanyu bitembereza abana muri ubu buryo ahantu nk'aha ngaha heza gutya, kugira ngo aze kuri icyo kigo ntabwo byagorana cyane? N'ubundi birumvikana akeza karigura, ariko burya guhenda kw'ikintu bituruka cyane cyane ku myumvire y'umuntu. Yego, kubera ko niba umuntu yabashije kwitegereza ibintu nk'ibi, akabona ibyiza birimo, akaba kandi yasobanuriwe icyo bimara ku mwana, akaba yumvishe yuko bituma umwana abasha kujera amarangamutima ye, agakura nta bikomere, ndetse akarinda gukomereka n'abandi, akaba azi uburyo ashobora kuba yamenya ngo ibidukikije ni iki, kubera yuko urabona yuko hano hari ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo ubwabyo umubyeyi yabibonye cyangwa se yabyumvise, iyo ahawe amakuru agasobanurirwa, bituma yumva yuko uko biri kose n'icyo yatanze, yaba iyo school fees, mu by'ukuri nta kibazo gishobora kuba cyaba kirimo. Ndumva uko biri kose aricyo nabivugaho. Murakoze. Yego, hanyuma turagushimiye cyane, hanyuma ibindi Imana ikomeze barinde cyane, kandi muba mwakoze akazi nk'aka, muba mwakoze kuzana abana nk'aba ngaba kugira ngo batembere. Ni ibintu ntekereza ko bitagarukira ngaha gusa, ahubwo Imana igikomeza ibongerere ubwenge mu banyeshuri, ndetse namwe bahereze ubumenyi kugira ngo mubusangize abana banyu. Yego, natwe turabashimiye. Murakoze cyane uburyo mugira uruhare nk'uru nguru rwo kugira ngo mumenyeshe abaturage muri rusange, kugira ngo babe nabo bagira imyumvire mizima yuko bashobora kuba bafasha abana babo kudakurana amarangamutima yuzuyemo ibikomere, kugira ngo babirinde abandi.
murakoze cyane. urakoze cyane. abana barakomereka akenshi tunabakomeretsa tutabizi kandi tukabakomeretsa mu nyungu z'umurera z'umubyeyi ariko atatekereje yuko arimo arakomeretsa umwana. Kadufata urugero, umwana buriya iyo avutse akivuka kwa kundi aba ari mutoya ugatangira kumuryamisha kure yawe muri beriso, muri bwa buriri bwiwe, burya yatangiye gukomereka kuko yabuze urukundo rw'umubyeyi. Kera barabahekaga mu ngobyi y'ubwoya bushyushye, umubyeyi kugeza ku rwego n'iyo umwana ariza ari kure yiwe ngo abyumva mu mabere yuko amabere arikora. Kunzi bahiza Bisoza TV tubahaye ikaze kandi nanone mu makuru tujya tubazanira meza, amakuru atandukanye, harimo amakuru y'umuryango, harimo amakuru y'iyobokamana n'ayandi meza tubona ko abakwiriye. Tubahaye ikaze, twakiriye abari iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'intara y'umujyi wa Kigali, ariko ntitwakwibagirwa intara y'abadiaspora. Turabasuhuje, dusuhuje abari muri Suwede, dusuhuje abari muri Texas, dusuhuje abari muri Canada aho bita Ottawa, dusuhuje abari mu Bruxelles n'ahandi za Norvège, za France, hose tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane. Turi kumwe n'umugabo hano, umugabo mwiza w'imfura cyane. Turagusuhuje. Murakoze, turabikirije. Amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri twese. Reka abadukurikiye mubibwire muri bande. Amazina yanjye nitwa Niyitegeka Jean Eric, hari n'irindi zina bita Pida, naryo ni iryanjye kandi nkunda cyane kuko ni iryo guhera mu bwana. Mu buzima busanzwe nkunda uburezi, akunda umuryango cyane ku buryo rwose ndashaka kubyihuguramo. Nabonye ari ibintu by'ingenzi kuko igihugu kidafite uburezi, kidafite umuryango, hari ahantu biba bitari buze kugera. Ariko by'umwihariko nkaba n'umunyamuryango wa Hope, wa Family of Hope Ministries, n'umuryango nawe ukora kuri ibyo bintu cyane. Ndumva hari ibyo, urumva ko harimo ibintu bya family, harimo bya Hope ngibyo. Imana igumugisha, turakwakiriye. Niyo mpamvu tubasanze hano. Hari abana benshi cyane kandi abana beza, abana bishimye, abana barimo bidagadura. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ikihe gikorwa cyabahurije aha? Bimeze gute? Murakoze cyane. Birashimishije nk'uko twahoze tubikurikira kandi n'abadukurikiye baza kubibona. Ni igikorwa cy'ingenzi, ariko mbonereho mbere yo kugira ngo tugere ku cyo bishaka kuvuga, mbanze shimira ababiteguye n'insanganyamatsiko babihaye. Mu by'ukuri abantu buri myaka yose, ariko abakuru cyane bagenda baba mu buzima bufite ibikomere, bakomerekejwe n'ubuzima babayemo, imiryango baturutsemo, ibyo bakuziriyemo, ibyo babonye bikeya, yewe burya n'ibyo umuntu yabonye byinshi cyangwa byiza bishobora kumukomeretsa, kuko nabyo ahubwo usanga uwakomerekeye muri ibyo bimugora kuba muri sosiyete isanzwe. Iki gikorwa rero ni cyiza ku nsanganyamatsiko yari ihari yo kugira ngo tuganire, dukangurire uburyo ki umwana yakura ariko adakuranye ibikomere by'amarangamutima. Yego, twabonye insanganyamatsiko yanditseho ngo rinda umwana gukurana amarangamutima akomeretse. Amarangamutima akomeretse. Ingeri z'abariya bana turi kumwe, hari abashobora kuba bavuka mu miryango yahuye n'ibibazo, hari abashobora kuba batabona iby'abandi, hari abashobora kuba batabona urukundo, ariko kumuzana aha hantu heza, ntekereza ko aha mwabazanye ni ahantu hamwe heza muri iki gihugu. Usanga n'abantu bakuru bajya basohokera, n'abantu bo mu nzego zitandukanye bajya basohokera, bituma na wa mwana ushobora kuba atibonaga mu buzima runaka, hatari ukuntu yiyumvaga, aza kwibona hari ikintu uru rugendo rwamusannyeho mu mitima, mu mitekerereze, mu rukundo, kumva akunze abandi bana, kumva akunze ishuri, kumva akunze igihugu, kumva akunze umuryango. Yewe n'ubu aba bana baba bazanye iyo basubiye ku ishuri barimo babiganira, babibwira n'abandi, yumva akunze n'uburere n'uburezi n'abamwigisha n'abamwitaho. Ni igikorwa rero cyiza cyane nashimye, kandi ntekereza yuko icyo umuntu akoreye aba bana baba bari muri kiriya kigero, akenshi mu mutwe wabo ntago bakunda kwibagirwa kiriya kintu, kandi iyo ukimuhaye
ukamuremamo yuko mu gihe gikwiriye azagitanga, nawe biramunezeza. Aba yumva yuko mu gihe gikwiriye agomba gukora neza, agomba kwita kuri bagenzi biwe. Wabonaga ukuntu basimburana mu myidagaduro, banga gusigana, umwe abwira undi ati mwageze kuri kiriya. Biramufata, akumva atari wenyine, akumva yitaweho n'abamurera na bagenzi be n'igihugu, ndetse cyane by'umwihariko mu buryo bw'aho hantu ashobora kuba nta kintu yabonye cyo gukomereka, ari ibintu yabonye byamukomerekeje, biramufasha ku buryo ubutaha yumva afite icyerekezo cy'ahazaza. Umwana iyo umuzanye ahantu nk'aha, hari igihe atangira gutekereza ati nanjye nzakora nk'ibi. Bahoze barimo kugenda kuri uriya mukino, uriya mwicundo umeze nka gari ya moshi, aragenda atekereza ati gari ya moshi ni iki? Bahoze bagendera muri kiriya kimeze nk'indege, kirabazamura bakaguruka kikikaraga. Biramuha gutekereza ngo indege ni urugendo rwa mbere yatangiye rwo kugenda mu ndege. Bizamufasha ku buryo azumva ibyo bintu bishoboka, aho kugira ngo yumve arerewe mu buzima bumubwira ngo ntibizakunda, ngo cyangwa n'ibyaba runaka gusa. Murakoze cyane. Wenda tunagendeye ku ntego yo gutegura iyi topic cyangwa se insanganyamatsiko, ese koko umwana muto ahura n'ibimukomeretsa? Ese akomereka ryari? Igikomere cy'uwo mwana atangira kuba yakwakira ibikomere ryari? Hanyuma turaza gukomeza kandi noneho munatubwira ngo warinda umwana gute gukurana amarangamutima akomeretse. Murakoze cyane. Icyo kibazo ni cyiza kandi kugisubiza birasaba ubuhanga no kugira ngo nubyumva aze gutekereza. Abana barakomereka, akenshi tunabakomeretsa tutabizi, kandi tukabakomeretsa mu nyungu z'umurera, z'umubyeyi, ariko atatekereje yuko arimo arakomeretsa umwana. Kadufata urugero, umwana buriya iyo avutse, akivuka kwa kundi aba ari mutoya, ugatangira kumuryamisha kure yawe muri berso, muri bwa buriri bwiwe, burya yatangiye gukomereka kuko yabuze urukundo rw'umubyeyi. Kera barabahekaga mu ngobyi y'ubwoya bushyushye, umubyeyi kugeza ku rwego niyo umwana ariza ari kure yiwe ngo abyumva mu mabere yuko amabere arikora. Ariko kubera ko n'ubundi n'imitekerereze yawe umushyira mu kato hirya hariya, nta kintu bikubwiye. Kwanza ubwo mbere na mbere yakomeretse ukimubyara rwose akiva ku ibere. Mu mikomerekere y'abana hari ukuntu dufata abana bakabyita isuku, ukamwirizamo pampa umunsi wose, kamutwika, yakomeretse kuko yagakwiye kuba yabikoze uko abikora, yaba ari ibyoroshye cyangwa ibikomeye, ugahita umukorera isuku, akanamenyera yuko iyo umuntu yanduye ahita akoreshwa isuku, ariko we nyine ubimwirijemo. Burya uzasanga abana benshi binabaviramo ingaruka z'uko niyo amaje gukura atikontorora, atigenzura, uzasanga kugeza uyu bakinyara ku buriri. Cyangwa ukabona umwana kubera ko yambaye iyo myambaro igihe kinini yagize imitego, nawe urumva amatako y'umwana uko angana ushyizemo pampa, uko akura ugenda uhindura ingano y'umushyiramo. Ibyo ni ibikomere abantu baba batazi. Umubyeyi akenshi tuva mu rugo, noneho ukakubwira kubera yuko umwana adasigara arira, ntumusezereho, ugaca mu muryango wundi ukagenda. Muri we watangiye kumukomeretsa, araza gukura, araza gukanguka atazi ngo papa yagiye hehe. Biruta ko wamusezera uti bayi, agasigara arira ariko akamenya ko papa agize gute, agiye. Ibyo nibyo bizamurema yuko n'ubutaha ibyo yifuza byose atazabibona. Azifuza amata ntayabone ariko anywa igikoma. Ariko kuvuga ngo tumwihishe ngende, bumuhishe ngende, nabwo uba wamukomerekeje. Kandi ni ibintu ababyeyi duhora tugira gute, duhora dukora. Njya nkunda kubyitegereza iyo nahuye n'abana, umwana ukamusaba, wampaye afite nk'umugati cyangwa bombo, akaguhereza ukayakira, ugahita uyumusubiza. Burya tuba tubakomeretsa, tuba turimo kubigisha gutanga batarekuye. Niba guhaye ji, yinywe rwose, yinywe ku buryo uyimaramo. Ngiye bijya bibaho, nigeze kubikora ku rusengero, umwana arampereza, ndayinywa ndayimara, ariko nari mfite gahunda yuko ndi buze kumuha indi. Noneho n'ababyeyi bari aho nabo mbona bandebye nabi ko nyoye ji y'umwana. Mbona nawe arahindutse, ariko ndayinywa ndayimara. Ndangije mpita mufata akaboko, urakoze kumpa, nanjye ngwino nge kuguha, kandi n'akaji gatoya k'inyange. Ndagenda mugurira ji nini. Yahise yishima ibyishimo
birenze kwa kundi. Subira kuri ba babyeyi rero, murabona yuko ntago mwatoje abana banyu gutanga barekuye. Iyo rero uhora ukora ibyo bintu ugasaba umwana ariko ukamusubiza, nabwo burimo kumukomeretsa. Ntazamenya yuko iyo utanze ikintu urakirekura kikagenda. Iyo utanze inka iva mu kiraro, iyo utanze ikaramu nuko bimeze. Ibyo ni ibintu tugenda tubakomeretsa mu buryo butazi. Shatse guhera kuri ibyo bintu byoroshye biri psychologique, biri mu buryo bw'imitekerereze kugira ngo wumve yuko bikomeretsa. Ibindi rero tugiye mu buzima busanzwe, buriya mu by'ukuri umubyeyi yagakwiye kugerageza ibishoboka byose, niyo we yakwiyima ariko umwana akamuha ibimuhagije. Iyo umwana atangiye kurya ntahage, buriya ni igikomere. Bijya bibaho buriya uzarebe no kwa muganga iyo barimo bapima umwana ubuzima n'imikurire, bakunda gukanda kunda. Inda y'umwana ntabwo igomba kuba iguyemo. Ubwo nabwo yatangiye igikomere cyo kudahaga kandi akiri umwana. Ababyeyi bo tubagezeho, murimo muraganira ibintu muri kumwe n'umwana birenze ikigero cyiwe. Ntabwo umwana yagakwiye kumenya ubukene bw'ababyeyi. Ibyo birareba ababyeyi, umwana agomba kubaho. Buriya iyo tugeze no mu burezi, ntabwo umwana yagakwiye kubabwirwa yuko atarishye minerivare, kuko ntabwo afite inshingano we zo kuriha minerivare. Iyo bimubwiye imbere y'abandi bana, uramukomerekeje. Igihe bari buze kuba bavuga ngo uyu mwana bagenzi be bati runaka bamusohoye ntiyarishye minerivare, umwana ni umwere. Twagakwiye kuba dufite nimero z'umubyeyi wiwe, igihe cyo kumubwira ibisabwa n'ishuri tukabibwira umubyeyi, ariko umwana we akaguma muri sosiyete, mu rindi tsinda aryohewe. Kumusohora, kumwirukana kugira gute, nabwo butangiye kugira gute, kumukomeretsa. Urumva rero iyi ni ingingo ngari, ahubwo ari ubuyobozi bw'iri shuri, ari n'umuryango cyangwa ahandi hantu n'abafatanyabikorwa bari bakwiye kuzabigira semina cyangwa se amahugurwa manini ahoraho, bikareba abana, bikareba n'ababyeyi, kugeza ku gihugu, amatorero n'ahandi. Reka mbe ndekeye aho, ariko ibikomeretsa abana ni byinshi. Kubona umwana aje nko ku ishuri atambaye umwenda cyangwa yambaye ucitse ni igikomere. Ababyeyi bagera ku rwego rw'uko bashobora gutonganira imbere y'abana no kurwanira imbere y'abana ni ibikomere. Kwambarira nabi umwana ukiri mutoya, ntiwambara umwenda wikwije, urimo uramukomeretsa kuko azumva ko ari ubuzima. Urabimutoje mu rugo, ariko nagera ku ishuri ntago azambara mukonda uti cyangwa ikindi. No muri segonderi bazamutegeka kwambara uko bigwiriye. Nuba rero waramutoje ibyo ngibyo, azagerayo wumva baramunanije, barimo baramutoteza cyangwa baramugoye, ariko uzaba waramukomerekeje mu kumuha umurongo. Ubundi hari ibintu bikorwa n'umuntu umaze kuba adulte mukuru. Iyo bihaye umwana ukiri mutoya kandi atari yagera icyo gihe, igihe ubimubujije ageze muri sosiyete bimubuza, azumva akomeretse kandi ari weho mutoza. Nkunda kubwira abantu niyo turi mu bindi biganiro, abatoza b'umuryango ni ababyeyi, ni abarezi n'abandi babana n'abana buri munsi. Murakoze cyane, turabashimiye. Uri umubyeyi mwiza, kandi twese hamwe tugire tuti rinda umwana wawe akomeretse. Kurera neza ni ukurerera igihugu, ni ukurerera umuryango, ni ukurerera Imana. Murakoze cyane. Murakoze kurinda umwana amarangamutima akomeretse. Nanabonereho yuko wenda tutagiye no ku mwana gusa, n'ababyeyi nabo nuko. Amateka yacu hari aho yageze, natwe ubwacu abarera hari aho bakomeretse, ariko ubwo twahereye ku mwana ni ukugira ngo we azamuke. Ariko n'abakuru ntibazirengagize yuko bijya bibaho. Hari abantu banga kuganirizwa, banga kubyemera, ariko naho babikoze byaba byiza. Murakoze. Asante sana, turabashimiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kuri twese. Amwe tubasanze aha muri imyidagaduro y'abana, turi ahantu bita Bambino. Ndabona bishimishije, biraryoshye. Murabanza mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Uwera Ruth, nkaba ndi umukozi wa The Women's Bakery, nkaba ndi hano ku butumire bwa Inclusive cyangwa New Kids. Rero niyo mpamvu ndi hano nk'umufatanyabikorwa wabo. Yego. Murakoze cyane. Twahasanze insanganyamatsiko ivuga ngo rinda umwana wawe gukurana amarangamutima akomeretse. Kuri ya nsanganyamatsiko banatubwiye ko muri abafatanyabikorwa cyane ba hafi. Iyo nsanganyamatsiko murayivugaho iki? Ku giti cyanjye ntekereza ko ari ikintu cyiza cyane, kubera yuko umwana yakomeretse ari umwana mutoya, icyo gihe ejo hazaza h'uwo mwana habaho ari ingaruka.
z'amateka yanyuzemo. Bivuze kandi yuko icyo afite uyu munsi nicyo azaha generation izakurikiraho. Rero kuba umwana uyu munsi mutekereza ko yabaho akarindwa gukomereka akiri umwana mutoya, ni ukuvuga ngo n'ejo hazaza heza turi gutegura. Nicyo kintu nabivugaho uyu munsi. Murakoze. Dusanze ubuyobozi bwa Inclusive mu kanya twahoze tuganira, batubwiye ko hari abantu b'abafatanyabikorwa bashingiye ku mutima bagize wo gufasha abana kuva muri ubwo buzima butameze ukuntu kwiza. Batubwiye ko hari abafatanyabikorwa, barabatwereka ko mu bufatanyabikorwa ubusanzwe ubufatanyabikorwa bwanyu, inkunga yanyu mu batera imeze ite, ko batubwiye ko muri abantu ba hafi mu baba hafi buri munsi? Urakoze cyane. Ubufatanyabikorwa dufitanye hagati nk'uko babibabwiye ni uko hari ikigo nkorera cyitwa The Women's Bakery nko nari mbabwiye, ariko kimwe mu mishinga bakora ni ukureba ko abana babona indyo yuzuye. Rero twatekereje uburyo bashobora kubona indyo yuzuye, dusanga ahari bashobora kubona imbuto, ahari bashobora kubona ibiryo, ariko hari ikindi kintu kibanga abantu benshi batazi, aricyo The Women's Bakery ifite uyu munsi. Rero kimwe mu bintu tubateramo inkunga ni ukubaha umugati. Umugati tubaha ni umugati ushobora kureba ukabona ari usanzwe, ariko ni umugati urimo amavitamine umwana akeneye. Cyane cyane iyo tugiye kuwutanga tubyibandaho cyane, kuko tuvuga ko uyu mugati mu gihe cyose urimo intungamubiri zose umwana akeneye. Rero ntabwo umwana duha uwo mugati azagwingira. Rero nimba Inclusive yarafashe initiative yo gufata abana ikabakura hirya no hino ikabazana, ikavuga ngo aba bana babone uburere bwiza, natwe ni inshingano zacu gusapotinga ubwo burere bwiza, dufasha uyu mwana abona umugati buri munsi. Kandi uyu mugati abona ni kimwe muri motivation ituma umwana adata ishuri, ni kimwe muri motivation ivuga ngo n'ejo nzasubirayo. Tubonye ahantu henshi tubikora, abana baryohewe n'umugati ku buryo kuwukurayo ari ikibazo. Ariko icy'ingenzi tuvuga si ukuwukurayo, ahubwo ni ukugira ngo n'abandi babyumve, bamenye ngo hari ikintu ushobora gukorera umwana kigatuma wa mwana akunda ishuri. Icyo rero nicyo twatinzeho cyane, ko bitandukanye n'ikijumba babona mu rugo, bitandukanye n'ibindi bintu babona mu rugo, umugati ni akantu kihariye. Murakoze. Mushingira kuki mugira ubwo bufasha mutanga, mugendera kuki? Ese n'abandi bose byakwemera ko babagannye mwabafasha bari mu cyerekezo nk'icyo mufite? Yego, ntago turobanura iyo tugiye gufasha, ariko umuntu wese ukeneye ubufasha iyo atugannye arabubona. Ntabwo bushobora kuba bungana, hari uburyo bugenda butandukanamo bitewe n'ubushobozi bw'ikigo. Rero umwana wese utugannye ubwo bufasha arabubona. Mu by'ukuri hari n'abandi bo ku muhanda dushobora kuvuga tuti nka The Women's Bakery turabahera uyu mugati, tubahereye ubuntu burundu. Abo nabo icyo cyiciro turagifite. Habo nabo hari abandi duhera 15, akeshaka igice cya 15 tukamuha umugati. Rero bigenda bitewe n'icyiciro mubonamo icyo kigo. Icyo cyiciro nicyo tuduhesha kuvuga ngo uyu muntu uko ameze kose akeneye ubufasha muri iki kigero. Tugafatanya n'ikigo The Women's Bakery, natwe tuba dufite abaterankunga, noneho bakadutera inkunga muri ubwo buryo. Uretse umugati, hari ubundi bufasha mujya mutanga ku bana? Ese mubuha abana gusa cyangwa n'abandi bantu bakuru batishoboye mwabubaha? Kugeza ubu ngubu turibanda ku bana, kuko nk'uko muvuga new kids, cyangwa muko muvuga ngo umwana mu murinda amarangamutima akomeretse, aba bana niyo generation y'ejo. Rero kugeza ubu ikintu turi kwitaho cyane n'abana. Ariko subiye inyuma gatoya, The Women's Bakery itangira, inshingano nyamukuru yari gufata abamama bakuze badafite ubundi buzima, ubona ko ubuzima bwahagaze. Abo bana, abo babyeyi nibo twatangiranye tuvuga ngo nibaze bige kubikora, nabo babona akazi. Uzasanga iwacu dufite abantu batazi gusoma no kwandika, ariko ni umukozi winjiza amafaranga buri kwezi. Rero nyuma yo kubona ko bishoboka ko wateza imbere uyu mubyeyi, twararebye dusanga n'abana babo bakwiye gutera imbere. Niho hajemo uyu mushinga rero gufasha abana bari mu bigo by'amashuri.